iyi si dutuyemo irimo kwivumbura ku muvuduko utarabayeho mbere. Hari umunsi umwe ubushyuhe bwageze kuri °C 52. Kuri ubu bushyuhe abantu baba bashyushye nk'uko bagushyira mu mazi abura gato ngo abire. Abantu 6 barapfuye. Hegitari 63,000 z'ubutaka muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahiye zirakongoka kubera ubushyuhe ahitwa Palm Springs. Mu kwezi kwa 12 mu 2007 itsinda ry'abashakashatsi ryashyizweho n'umuryango w'abibumbye ngo rikore ubushakashatsi ku izamuka ry'ubushyuhe bw'isi ryiswe GIEC, ryahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Iri tsinda ry'impuguke n'abahanga mu bushakashatsi bwaryo bagaragaje ko hazaza h'umubumbe wacu atari heza na gato. Iki kiganiro ibyo tugiye kuvugamo byose ni iby'abashakashatsi bo muri iri tsinda ry'umuryango w'abibumbye batekereza ko bizatubaho. Ibyo tuvuga muri iki kiganiro byose birakekwa ko bizaba byarabayeho mu mwaka wa 2075. Niba dutuye isi uyu munsi irimo kwivumbagatanya ikica abantu 600 mu byumweru bitatu, abana bacu tuzabasigira isi imeze ite? Ubushyuhe bw'isi nibukomeza kuzamuka, iyi si tugiye kubabwira niyo abahanga bavuga ko tuzaba dutuyemo mu mwaka wa 2075. Niyo bavuga ko tuzasigama abana bacu. Kubera gutinya gutwikwa n'ubushyuhe bw'izuba, amamiliyoni y'Abanyafurika azafata inzira y'ubwimukira berekeze mu majyaruguru y'isi, ariko ninde uzemera kubakira? Ku mpera y'isi ubushyuhe buzashongesha urubura rwari ruhasanzwe. Ni inyamaswa zingahe ziba muri urwo rubura zizarokoka? Abanyaburayi bazabigenza bate nibatangira kwakira amamiliyoni y'impunzi zihindagurika ry'ikirere niba bitaranatangiye kubaho? Tuzabyifatamo dute nidutangira kubura amazi? Udukoko twona imyaka twarateye hose kubera ko natwo tuzakenera guhungira aho tubasha kubaho. Dore inkuru y'ubuzima dushobora kuzabamo kubera ihindagurika ry'ikirere. Byinshi mu byo turi buvuge byatangiye kubaho. Ikaze. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kimwe mu byonnyi bikomeye gishobora kuzaba kibangamiye abahinzi bose bo mu isi ni udukoko twitwa criquet pèlerin. Hashobora kuzaba haravumbuwe ikoranabuhanga ryo kurwanya utu dukoko twitwa inzige mu Kinyarwanda, ariko ntabwo bizatubuza kubikiza mpuzamahanga. Mu 2075 hazaba hashize hafi imyaka 70 tuvuye mu 2006. Mu 2006 hari ubwoko bw'ibihingwa twahingaga tutazaba tugihinga mu 2075 kubera ko bizaba byaracitse burundu. Mu 2075 dushobora kuzaba tuvuga tuti mu 2006 ubutaka bwacu bwari bukirumbuka. Twabonaga izuba rihagije rya ngombwa mu gukuza ibihingwa byacu. Abahanga mu bumenyi bw'ikirere muri icyo gihe batubwiraga iby'ihindagurika ry'ikirere, ariko ubushyuhe bwari bwarazamutseho utudogere duke cyane ku buryo nta wari uhangayitse. Kuva mu 2006 kugera mu 2075 benshi muzaba mwarakuze, ariko muzakurana impungenge n'umuhangayiko kubera ikirere cyacu. Mu 2040 ubwo benshi muri mwe muzaba muri bikwerere n'abasaza, amaso yacu twese azaba atumbiriye igipimo cy'ubushyuhe. Indwara nshya zizaba zibasiye ibihingwa byacu. Umwana warayavutse iri joro icyo gihe azaba afite imyaka 22 y'amavuko, ariko ubushyuhe busanzwe bw'ikirere bushobora kuzaba bwariyongereho °C 4 ugereranije n'ubwo dufite uyu munsi. Kuri uwo mwana kimwe no kuri twebwe twese, abantu miliyari 10 bazaba batuye isi icyo gihe. Ibyago bivugwa n'abahanga mu by'ikirere uyu munsi bizaba byarasohoye. Inzige n'utundi dukoko twona imyaka yacu tuzaba twarahunze Afurika, aho izuba rizaba ryaratwitse byose. Bisa naho ubutayu buzaba buri hose muri Afurika. Mu bihugu nka Mali nubwo hazaba hari abemeye kwizirika bakanga guhunga ibyaro byabo, ariko nta kintu na kimwe kizaba kikera muri biriya bice. Ubutaka bwacu ntabwo buzaba bukitugaburira. Bwatwaye abantu bacu, butwara abakurambere bacu, kandi kubera ihindagurika ry'ikirere bushobora kuzahagarika kutugaburira, hafi natwe kudutwara.
ababyeyi benshi bazahitamo kohereza abana babo mu majyaruguru y'isi kubera ko mu majyepfo ya Afurika ho hazaba hari impunzi nyinshi. Benshi bazahitamo gufata urugendo rw'ibirometero 1000 mu majyaruguru ahitwa Tangier, ni mu burengerazuba bwa Maroc, aho inyanja ya Atlantique ihurira na Mediterane. Mu Burayi nko mu Budage kw'imvura niyo izabica ibintu. Amagana y'impirimbanyi z'ibidukikije zizaba zigerageza gusinyisha abatuye isi inyandiko isaba leta z'ibihugu kugira uruhare mu gutabara umubumbe. Bazaba bagaragaza ko abana bacu bazaba bahamya b'amabi twakoreye uyu mubumbe kugeza ubwo tuwugize itongo. Bazavuga ko abana bacu bazakenera umuntu mukuru ubasobanurira impamvu byinshi mu binyabuzima byazimye mu gihe cy'ibinyacumi by'imyaka. Mu kwezi kwa karindwi mu 2075 abantu bazajya bareba amateleviziyo babona inzovu n'ingagi bazirebe nk'inyamaswa zigeze kuba ku isi. Tuzaba turi miliyaridi zirenga 10 ku isi, ariko ihindagurika ry'ikirere, kwanduza ikirere, gutema amashyamba, kuroba amafi yose agashira mu nyanja n'imigezi, intambara, ibi byose bizaba byaratumye 40% by'ibinyabuzima by'inyamaswa zishira ku isi zikazima. Kubera gutemwa no gutwikirwa amashyamba, izindi zigahigwa na barushimusi. Mu 2075 isi yose ishobora kuzabivuga ko ingagi ya nyuma iheruka kugaragara ku isi yabonywe muri rimwe mu mashyamba yo mu Rwanda mu myaka 20 ishize. Kubera gushira k'umutungo kamere, hari parike nyinshi zizaba zarakuwe ku rutonde rw'ahantu nyaburanga harinzwe na UNESCO mu myaka izakurikira 2020. Ibihugu byinshi bizafata ibyemezo byo gusenya ibyiza nyaburanga igihe ahantu hari ibyo byiza nyaburanga hashobora kuzaboneka umutungo kamere. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2018, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje umushinga w'itegeko ryemera icukurwa rya peterole yabonetse muri parike ya Virunga na Salonga. Ni zimwe muri parike zimaze igihe ku mugabane wa Afurika. Mu 2075 bamwe mu mpirimbanyi z'ibidukikije bazaba baratsinzwe intambara barahisemo kujya kwibera mu duce dukeya tuzaba dusigaye turinzwe mu birebana n'ibidukikije. Benshi bazavuga ko batewe isoni no kuba mu muryango mugari w'abantu bisenyeraho. Abantu bacuze isi yabonkeje. Mu myaka miliyari enye ishize, iyi si yanyuze mu bihe bitandukanye by'ubushyuhe bukabije bigakurikirwa n'ubukonje bukabije. Nk'ubu hashize imyaka 1013 igice kinini cy'amajyaruguru y'isi cyari cyaraburiye munsi y'urubura rwagitwikiriye. Nyuma yaho rwa rubura rwarashonze rukora inyanja tubona mu majyaruguru y'isi ndetse n'ubutaka bushobora guturaho abantu. Nibwo hahise hatangira igihe cyiswe tempere cyangwa se igihe cy'isimburana ry'imvura n'izuba. Abakurambere bacu baratura, biga korora inyamaswa ndetse batangira guhinga. Buhoro buhoro, igisekuru ku gisekuru, bahinduye imiterere y'isi bakoresheje ibikorwa byabo. Imisozi bayikuraho yahoze, bubaka za beton, birukana inyamaswa, bubaka imihanda, bakamya ibiyaga n'imigezi, bubaka za pisine, bayobya imigezi n'inzuzi, bakora amashanyarazi. Ubusanzwe ikirere cyacu kitugenera ibihe mu buryo nk'ubw'imashini, kandi izuba ribigiramo uruhare rukomeye. Uko rishyushya igice cyegereye equateur cyangwa se aho isi yigabanyirizamo kabiri, rikashyushya kurusha uko rishyushya ibice by'impera z'isi, iri zuba rikora ibyitwa courant marin mu mwuka, cyangwa se kwigabanya no kwisaranganya k'ubushyuhe ku isi yose, rikarema uduce dukonje, udushyushya cyangwa se utuvanze. Gusa uko ibinyejana byagiye bisimburana, ibikorwa byacu ku isi byasenye iyo njyana, bisenya iyo migirire, bihindagura imiterere y'ikirere twamenyereje imibereho yacu. Mu 2075 ubutayu bwa Sahara buzaba bwarariye amajyaruguru y'umugabane wa Afurika yose. Nyamara mu ntangiriro z'ikinyejana ibihugu bya Afurika y'amajyaruguru byari bifite icyizere cy'ubukungu nk'ubw'Ubushinwa n'Ubuhinde. Petrol, gaz naturel, amakara, ibi bicanwa byose byakoresheje amamiliyoni y'imyaka kugira ngo byireme ku ndiba y'isi, ariko igice kinini cyabyo twagitwitse mu myaka itarenga 200. Twebwe dushaka byose kandi duhora dushaka byinshi.
hatitawe ku mburo z'abahanga mu by'ikirere, ntabwo twigeze na rimwe dushaka kugabanya ingano y'ibyuka byanduza twohereza mu kirere. Mu myaka 200 inganda zacu, imodoka zacu, ibyuma bishyushya mu mazu, byose byakubye kabiri ingano ya gaz carbonique iri mu kirere. Uwo mwuka maze kuvuga waragiye uriyegeranya ukora ikimeze nk'igifuniko mu kirere. Ubushyuhe bw'izuba ubundi bwasubiraga mu kirere busigaye bwarabaye imfungwa z'uwo mwuka, maze bukaguma hano ku isi aho budutwikira. Mu 2075 tuzaba turenga miliyaridi 10 ku isi, kandi twese tuzaba turi imfungwa z'ubwo bushyuhe. Kuva ku masezerano ya Kyoto yasabaga ibihugu kugabanya ibyuka byanduza ikirere kugeza ku masezerano ya Kigali ari yaheruka mu 2016, ibihugu by'isi na n'ubu ntabwo birashobora kumvikana ku buryo bwo kugabanya ibyuka byanduza ikirere cyacu. Uyu munsi ahantu hose ku isi imyuzure ni ikiza gisa n'igihoraho. Bijya gutangira byahereye mu 2005 muri Nouvelle-Orléans muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva icyo gihe imijyi minini nka New York, Shanghai, Londres yaribasiwe ku buryo mu 2075 inshuro nyinshi iyi mijyi twari tuvuze izajya ibiri munsi y'amazi. Gusa ikibazo gikomeye tuzaba duhanganye nacyo icyo gihe ntabwo ari igituruka mu kirere gusa, kubera ko nizamuka rihoraho ry'igipimo cy'ubushyuhe rizaba ryarashongesheje urubura rwose rwo ku isi. Urubura rwo ku gasongero k'imisozi ya Himalaya rwahaga amazi ibihumbi by'abatuye isi uyu munsi rwaragabanutse, ariko icyo gihe rushobora kuzaba rwarashizeho. Urubura rwiswe ko ruhoraho rwo kuri Kilimanjaro ruzaba rutakibaho. Mu Burayi mu bihe by'itumba imvura isigaye igwa idakuraho, kandi impeshyi ziba zishyushye cyane kurusha mbere. Ibi bizakomeza. Mu 2075 3/4 by'abatuye isi bazaba babyiganira mu mijyi. Mu mijyi minini ihindagurika ry'ikirere rizahindura cyane isoko ry'amazu. Igiciro cy'amazu menshi atari mu buryo bwo gukonjesha kandi atanihanganira ubushyuhe, ibiciro byayo bizahananuka. Ikizaba kigira inzu nziza ni ingano ya bya byuma bikurura imirasire y'izuba izaba ifite. Abantu bazubaka amazu akikijwe n'ibiti bikura birandaranda bigatwikira igikuta, les murs végétaux, mu rwego rwo kwirinda ubushyuhe bukabije. Kigali ndetse n'indi mirwa mikuru yose yo mu isi ishobora kuzaba yarafashe ingamba zijyanye n'ihindagurika ritunguranye ry'ubushyuhe. Hazubakwa ahantu henshi hasakaye rwagati mu mijyi aho abantu bazajya bugama izuba mu buryo buhoraho. Hazanozwa uburyo bw'ubwikorezi rusange butangiza ikirere n'ibidukikije. Mu mirwa mikuru yose imodoka zizacibwa. Ku isi hazaba car free zone nyinshi cyane. Ku rwego mpuzamahanga hazajya hategurwa inama nyinshi ku kibazo cy'isaranganywa ry'amazi. Mu bice byinshi by'isi amazi azaba yarahindutse umutungo kamere w'agaciro kenshi ku buryo azateza intambara. Tukivuga ku ntambara z'amazi, uyu munsi Ethiopia na Misiri ntabwo birebana neza cyane, kubera ko Ethiopia yatangiye kubaka urugomero runini ku ruzi rwa Nili. Misiri ifite impungenge ko umugabane wayo ku mazi y'uruzi rwa Nili izawutakaza. Mu 2075 mu rwego rwo kwirinda intambara z'ibihugu zishingiye ku mazi, hazasinywa amasezerano menshi agamije gusaranganya amazi. Kwangiza amazi bizaba icyaha gihanwa n'amategeko mu isi yose. Nibura amakimbirane arenga 40 y'abantu bapfa amazi azaba ari hirya no hino mu isi. Bitekerezwa ko abaturage ba El Rashidia muri Maroc bazafata amamodoka bahoranye bakayubakisha urukuta runini ruzitwa Le Grand Mur, bagerageza kurwanya umucanga uzaturuka muri Sahara ngo udasiba umujyi wabo, Le Grand Mur d'Acier. Gusa n'ubundi bizarangira umujyi wabo uriwe n'umucanga wa Sahara. Aha El Rashidia hashobora kuzaba hari amahegitare menshi yuzuyeho za panneaux solaires, umutego munini cyane w'ingufu z'izuba. Kubera ko peteroli na gaze bizaba ari ibicanwa bitakiboneka, amakara yanduza ikirere akazaba yaraciwe,
ibihugu byose bizashakira amashanyarazi mu ngufu zisubiramo nk'amazi, izuba, umuyaga. Tukivuga ku ngufu zisubiramo by'umwihariko amazi, muri iyi myaka 3 ishize nibwo ku mugabane wa Afurika hubatswe ingomero z'amashanyarazi nyinshi kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Mu 2075 mu butayu bwa Sahara hazajya hahora abantu bagenda n'amaguru bagerageza kwinjira mu Burayi, ahashobora kuzaba hasigaye amahirwe yo kubaho niba ibingibi bitaranatangiye. Buri mwaka amapfa azajya bakomeye kurusha umwaka wabanje. Mu bindi bice by'isi nko mu burasirazuba bw'isi, amazi niyo azababangamiye ubuzima bw'abantu. Ingano y'imvura itarigeze igwa mu binyejana 2 by'imyaka bishize izaba isenya iby'inyuzeho byose muri Aziya. Imiyaga ikomeye izaba ishyira ku butaka buri gikorwa remezo cyose cyubatswe n'abantu. Aho amapfa yabaye menshi, inzego zishinzwe umutungo kamere zizashyiraho ingano ntarengwa y'amazi abahinzi bagomba gukoresha mu kuhira ibihingwa byabo. Abantu bose bazajya bibuka ko mu mwaka wa 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuye mu masezerano y'i Paris agamije guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, kubera ko zivuga ko ihindagurika ry'ikirere ari ikinyoma cyahimbwe n'Abashinwa kugira ngo inganda z'Abanyamerika zifungwe, Abashinwa bacuruze. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere cyanduza ikirere cyacu. Buri munyamerika umwe yohereza mu kirere toni 17 za gaz carbonique buri mwaka. Ahantu hose mu isi igipimo amazi y'inyanja yahozeho cyariyongereye. Amazi yarazamutse, arasatira ibyahoze ari inkengero, ashaka gushyira mu kaga magana y'ibihumbi by'abantu. Iyo izuba rivuye ari ryinshi igihe kinini, amazi yo mu isi agashyuha, arakweduka, babyita dilatation. Iyo akwedutse yongera ingano yayo mu bunini, agafata umwanya munini. Iki nicyo gituma igipimo cy'inyanja kizamuka. Uyu munsi hakaba hari ibirwa byarekeye aho kubaho. Ikirere cyacu twacyangije ku rwego nubwo twafata ingamba zikomeye byazafata amagana y'imyaka kugira ngo dukosore ingaruka z'amakosa twakoze. Mu 2075 imijyi myinshi yo ku nkengero z'amazi magari izaba iri munsi y'amazi. Hari abantu benshi bazaba bagenda mu bwato ahahoze ari imihanda. Hose mu isi impunzi z'ihindagurika ry'ikirere zizaba zibarirwa mu mamiliyoni. Muri Bangladesh, mu Buhinde, mu Misiri, mu Bushinwa. Uburayi buzishyira hamwe bwubaka inkambi nini cyane ahitwa Tanger muri Maroc. Ni icyambu gisa n'amarembo hagati ya Afurika n'Uburayi. Iyi izaba ari centre itoranyirizwamo Abanyafurika bifuza kujya mu Burayi gushaka akazi. Abazajya batoranywa ni abafite ubuzima buzira umuze, bafite ingufu kandi bazi gukora. Hazaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga byo gupima niba wujuje ibingibi. Uburayi buzaba bukeneye Abanyafurika babufitiye inyungu atari abari bo bose. Iki kigo bashobora kuzacyita le Centre Inter-Européen de la Main-d'œuvre Choisie. N'ubundi na kera na kare bakeneye abafite ingufu. Iyo Mexique yohereje abaturage bayo ngo bimukire muri Amerika, ntabwo yohereza abazima, ntabwo yohereza abaturage bameze nk'amwe. Bohereza abantu barenzwe n'ibibazo, hanyuma ibyo bibazo bakabituzanira. Bohereza abacuruzi ibiyobyabwenge, abarenzwe n'ibyaha, kandi ibi byose birumvikana. Ntabwo batwoherereza abantu bazima kuko bohereza abaturutse muri Mexique y'amajyaruguru. Bashobora no kuba bohereza abaturutse mu burasirazuba bwo hagati, ariko ibyo ntitwabimenya kuko nta bwirinzi dufite. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know because we have no protection and we have no competence. We don't know what's happening. Iyi ntambara yo kwakira bimukira nirangira, hashobora kuzashyirwaho centre izajya yakira abashobora guteza imbere ubukungu bw'Uburayi. Hose ku isi abana bavutse mu mwaka wa 2000 bazaba bafite imyaka 75 y'amavuko. Bazaba bibuka ibintu byose byabagaho bavuka ariko bitakibaho kubera ko isi yahindutse mu buryo itakibicumbikira.
nk'uko vino iba nziza bitewe n'uko imaze igihe kinini, hari abantu bazaba barabitse amacupa ya zimwe muri vino zo mu myaka y'ibihumbi 2000, ariko icyo gihe zizaba zitakibaho, zitazanongera kubaho kubera ko imizabibu zengwagamo itakibaho. Dutega indege tutagombye kubitekerezaho, ariko bitewe n'ingano y'indege zihora zinyuranyuranamo buri kanya, mu 2075 indege izaba yarabaye kimwe mu bintu byanduza ikirere ku rwego rukomeye. Iki gihe kompanyi z'indege zose zizaba zarajugunye flotte cyangwa se indege zabo zanduza, nako zizaba zarategetswe kujugunya zimwe mu ndege zabo zanduza ikirere. Mu ngendo za kure, aho gutega indege, tuzaba tugenda mu byitwa dirigeable à hydrogène, ibisanduku bigurutswa n'umwuka. Henshi mu majyaruguru y'isi ahagana ku mpera, urubura ruzaba rwarashizeho burundu, kubera ko kuri pole cyangwa se kuri za nziga z'impera z'isi haba hari urubura rwinshi, nta bimera bihaba. Haba utwatsi duke cyane, ariko mu 2075 kubera ko urubura ruzaba rwarashonze rwarashizeho, kuri cercle polaire hazaba harameze amashyamba. Hazashyuha ku muvuduko ku bw'inshuro ebyiri kurusha umuvuduko ahasigaye hose ku isi hashyuha. Mu gihe kitageze ku myaka 100, ubushyuhe bwaho buzaba bwariyongereho dogere Celsius zirenga 10. Buri mwaka ibirometero kare birenga 100 by'urubura birashonga bikavaho. Amazi ava mu gushongwa k'urwo rubura yakoze umugezi w'ibirometero 5000 uva mu majyaruguru werekeza mu burengerazuba hagati y'inyanja ya Atlantique na Pacifique. Mu 2075 ibinyacumi by'ubwato bizajya binyura muri ayo mazi yakozwe n'urubura rwashonze. Bisa naho mu myaka 50 igiye kuza tuzisanga ntacyo tugisigaranye mu birebana n'ikirere twahoranye gitanga izuba n'imvura bisimburana mu buryo buri cyose kikadukorera icyo tugikeneyeho. Muri icyo gihe, usibye ubushyuhe bw'izuba n'amapfa, imvura izagigwa nayo izajya iba ari mbi cyane ku buryo itazagikora ibyo yari itegerejweho, ahubwo izajya isenya ubuzima n'ibintu. Mu mwaka wa 2017 mu isi habaye ibiza bishingiye ku ihindagurika ry'ikirere bigera kuri 710. Buri munsi ku isi habaga ibiza 2 bihitana abantu n'ibyabo. Buri segonda rimwe kohereza ibiro miliyoni by'ibyuka bipfuka ikirere bikabuza ubushyuhe bw'izuba bugera ku isi kongera kuzamuka ngo busubire mu isanzure. Mu 2016 twohereje mu kirere toni miliyari 36 n'ibice 4 z'ibyuka bihumanya ikirere. Gutura kw'abanyaburayi n'abanyamerika nibyo byohereza ibyuka byinshi mu kirere. No kuvuga ibyuka byinshi bihumanya ikirere ni biva mu byuma bakoresha bashyushya mu mazu yabo, ndetse n'ibyuma byose bikoreshwa mu nganda zikora amashanyarazi. Urwego rwa kabiri rwanduza cyane ni ubworozi, ubwikorezi ndetse n'inganda. Ihindagurika ry'ikirere rihitana nibura abantu 300,000 buri mwaka, kandi rigatwara isi miliyari 125 z'amadolari buri mwaka. N'amayeri 2850 buri segonda. Tuzagera mu 2030, ni ukuvuga mu myaka 11 igiye kuza, ibiza bikomoka ku ihindagurika ry'ikirere byica abantu miliyoni 1 buri mwaka. Kuva uyu munsi kugera mu 2050, ubwoko burenga miliyoni bw'ibimera n'ibinyabuzima bufite ibyago byo kuzima bukaba bwavuye ku isi. Mu 2016 abayobozi b'ibihugu 170 byo mu isi bahuriye i Kigali basinya amasezerano yo kuvugurura yiswa ya Montreal. Ni amasezerano agamije kugabanya no guhagarika ikoreshwa ry'imyuka ishyushye ikanakonjesha mu mazu yangiza akayunguruzo k'izuba. Ni amasezerano agomba gutangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2019, akaba agamije nibura ku isi itaba yarazamutseho dogere Celsius 0.5 mu 2100. Kuva mu 1901 kugera mu 2012, ubushyuhe bw'isi bwazamutseho dogere Celsius 1. Abarengera ibidukikije bemeza ko byafata igihe kirenze ikinyejana kugira ngo ubushyuhe bw'isi bugabanukeho dogere Celsius 1, ariko hari icyakorwa bigashoboka. Birasa n'ibigoye, ariko abantu basabwa kubaho mu bundi buryo, bagahindura akamenyero bafite mu birebana no kurya umutungo kamere.
bisaba ko umuryango mpuzamahanga wose ufata ingamba zo gushyira mu bikorwa gahunda zose zisabwa n'abahanga mu by'ihindagurika ry'ikirere. Kuri bo iyi niyo nzira ishoboka ngo abatuye isi barage abana babo mu bumbe bashobora guturamo. Mu bindi biganiro tuzavuga ku rundi ruhande rw'abantu. Hari abantu benshi biganjemo n'abahanga mu bumenyi bw'isi n'abanyapolitike batemera ko ikirere cyacu cyahindutse. Hari abatekereza ko iby'ihindagurika ry'ikirere ari inkuru yahimbwe n'abashaka gucuruza. Ibi byose twavugaga ni ibyatekerejwe n'ihuriro mpuzamahanga ry'abashakashatsi n'abahanga ryitwa GIEC. Ni ihuriro ryashyizweho n'umuryango w'abibumbye ngo rikore ubushakashatsi ku ihindagurika ry'ikirere. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, ikiganiro tubashimira kuba mwakurikiye.